Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo abageraho ameze neza cyane, acukumbuye ku bufatanye n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu. Hari amakuru rero ababaje cyane, amakuru aturuka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko umugabo yahaze manyinya maze ashumika urugo rwe. Ni amakuru yababaje buri wese. Ni amakuru utahita usobanukirwa uko wiboneye. Niba ushaka gusobanukirwa byinshi kuri aya makuru, icyo usabwa nyaboneka no kumva inkuru yose, ubundi ugakora subscribe. Ubwo ndavuga kuri mwebwe mutarayikora, ni ukureba hano munsi mugakora subscribe cyangwa se sabone, maze mugakanda no kukazogera. Ubwo mukamwemeje iteka ko muzahorana natwe kugira ngo mujye mubona amakuru yacu agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi ikora like ndetse na share, usangiza abandi ndetse unaduhe komenti cyangwa se ibitekerezo. Reka turuhuke gato cyane, turagaruka dukomeza n'aya makuru ari guturuka mu karere ka Muhanga. Mwibutse ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze we wahisemo gukurikira KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda. Ni amakuru tukugezaho twabanje gukorera ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo akugeraho ameze neza cyane. Mu karere ka Muhanga, umugabo yahaze manyinya maze ashumika urugo rwe. Ni umugabo wo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye yatwitse urugo rwe abitewe n'ubusinzi n'itabi yanywaga. Havugimana Silas w'imyaka 55 asanzwe atuye mu mudugudu wa Biti, akagari ka Remera, mu murenge wa Nyamabuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, Nshimiyimana Jean Claude, yatangaje ko uyu mugabo yitwikiye urugo rwe abitewe n'ubusinzi bukabije. Amagambo y'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, Nshimiyimana Jean Claude, yagize ati: amakuru dufite ni uko Havugimana yatwitse urugo rwe mu ma saa 10 za mu gitondo akoresheje itabi, kandi ubuyobozi bwamugezeho busanga yari yanyoye inzoga nyinshi cyane. Nshimiyimana avuga ko basanga ari impanuka nubwo nayo yaturutse ku kuba yari yanyoye. Uyu muyobozi avuga ko ibi byabaye mu masaha ya saa 10 za mu gitondo. Ati: tumaze kumufasha kuzimya nibwo twamubajije tugira ngo tumenye niba yaba yatwitse urugo rwe ku bushake, maze atubwira ko yarimo kunywa itabi riramucika rigwa ku rugo ruhita rufatwa, agorwa no kuzimya kubera imbaraga nkeya. Nshimiyimana, uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, agira inama abantu kujya banywa mu rugero. Agira ati: abantu banywa inzoga ndabagira inama yo kuzinywa mu rugero, kuko Havugimana iyo aza kuba yanyoye mu rugero ntabwo urwo rwe rwari gushya atarabasha kuruzimya. Ikindi navuga ni ugusaba abantu kugabanya amasaha bakoresha banywa inzoga, ahubwo bakayakoresha bitabira umurimo. Abaturanyi ndetse n'ubuyobozi bwo mu murenge wa Nyamabuye nibo baje kuzimya uru rugo rw'uyu mugabo, gusa rwari rwatangiye gushya. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru. Niba ushaka kumenya amakuru yacu, kora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu makuru yacu yose. Dukomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza.